ntibyumvikanaga. Afande avuye kuri telefoni aho yayivugiragaho ku irembo, agarutse mu mbuga asanga abasirikare bagera mu 8 bapfuye. Yarabasize bari kunywa asanga bapfuye bataramara akajerekani k'urwaga kari kabateretse imbere. We yahamagaye n'umuntu w'ingenzi ntahita ajya kunywa, abanza kuvugana nawe. Bose bari barambaraye hasi, bamwe urwaga rwabamenetseho. Yegereye uwa mbere aramwegura, abona yapfuye byarangiye. Yegera uwa kabiri abona ari uko, akomeza kubanyuramo kugeza ku wa 8. Nta n'umwe wari warokotse, bose bari bapfuye. Ntiyagiye kure yibaza icyabishe kuko cyarigaragazaga. Bari barozwe, bishwe n'uburozi bari banyweye muri urwo rwagwa. Aho hantu babaga hari mu gace keza kabagamo amabuye y'agaciro. Hari haravutse zahabu hashize igihe kinini abaturage bazicukura mu buryo butemewe. Igihugu cyifuzaga guhagarika ubwo bucukuzi bwakorwaga mu buryo butemewe, ubwacyo kigashyiraho ubucukuzi bwizewe. Abantu bari bararengeye bigabiza amasambu bahingagamo imyaka yagiriraga akamaro akarere n'igihugu muri rusange, bakayacukura bashakamo amabuye y'agaciro. Ibyo guhinga bari barabyibagiwe, kandi aho basurunye bagasanga nta mabuye arimo, bakasiga uko bahacukuye ntibasiga uko bahasanze. Abantu baho bari barakize cyane, ariko abakiri bato batiga kandi bagashinga imiryango imburagihe. Leta yari yaragerageje guhagarika ubwo bucukuzi, ibanza koherezayo abayobozi bo kubagira inama ngo babihagarike. Byaranze yoherezayo abapolisi bo kujya guhagarika abacukuraga, ariko nabwo biranga, abaturage bagaca inyuma bakayacukura cyangwa bakarwanya bamwe mu babibabuzaga. Hari harabaye inama nyinshi cyane zababuzaga kuyacukura, bakabatera ubwoba ngo bazafunga bazasubira mu birombe, kandi koko bakabikora, ariko abo baturage bari bararetse indi mirimo bakigira mu bucukuzi ntibari kubyumva. Bafungaga bamwe ugacya abandi basubira gucukura, cyane ko umunsi ku munsi muri ako gace himukiraga abantu babaga baturutse mu tundi turere baje gupagasa. Kubera kunanirana barwanya inzego, leta ikabona itazabasha kubahagarika mu gihe ikomeje gushyiraho igitsure gusa, yohereje abasirikare bafite intwaro ngo base abaturage nibababona bakangarane batinye ko bazaraswa. Nyamara abo basirikare baraje, abaturage bakomeza gucungana nabo, bakajya gucukura mu majoro. Nyuma yo kubona ko n'abasirikare batabatinya, leta yashyizeho akaruhuko, baba babaretseho igihe gito. Bamaze ukwezi kose nta musirikare, umupolisi, umuyobozi cyangwa undi wari wese uragaruka kubabuza gucukura. Bagize ngahari noneho barabyemerewe, kandi ubwo ndiko bageraga hari zahabu nyinshi kurusha amafaranga ari kuboneka. Abakozi ba leta bamwe na bamwe babonaga ukuntu bagenzi babo bari kubakirana bagura inka n'amasambu, nabo bagana ibirombe. Kugira ngo umuntu mushya bamwinjiza mu kazi, yishyuraga amafaranga menshi akagurira inzoga batangiye isima adahari. Yabaga azi ko bari babone zahabu nyinshi bakagurisha bakagabana, akayatanga yishimye, ndetse kuko umunsi umwe akayagaruza kandi agasagura. Ibyo rero byatumaga bo hirya no hino mu tundi turere barushaho kuza muri ako gace ngo bishakire amafaranga zahabu zitarashira. Abo bantu bamwe bazaga muri ako gace bagateza akavuyo cyane, kuko ubwinshi bwabo bwabwo bwari ikibazo. Muri ako gace abantu bubakaga amazu umunsi ku wundi, bagashaka abagore buri saha, abandi bakagura ibinyabiziga bitanafitiwe ibyangombwa. Mu gitondo kimwe babyutse bumva ko umuntu umwe yarashwe n'abasirikare. Abo n'abasirikare 9 bari boherejwe bayobowe n'uwafande wari urokotse ngo bahagere. Umuntu babona mu gishanga bacukuragamo bajye bamurasa bamukomeretse, ariko ntibamwice, bamuvure, biha abandi somo. Kandi bari bemerewe kuba bakwica mu gihe umuntu abarwanyije. Abo rero nibo bari bishwe n'uburozi bose, hasigaye afande wo kubara inkuru gusa. Nawe n'amahirwe yagize, iyo adaha agaciro umuntu bavuganaga kuri telefoni, nk'afande bari kumwakiriza igikombe agasoma hari uwa mbere agapfana nabo. Uburozi bari banyweye muri urwo rwagwa bwari ikirimbuzi, ari bwabo ntibutaraza aho wabunyweye. Si uko leta itifuzaga ko abaturage batera imbere, ariko nanone ubwo bukire bwabo bwari burimo ibyago. Kuba imirima y'agahinzwe yaracukurwaga mu buryo butemewe, byari kugira ingaruka nyinshi ku baturage b'igihugu muri rusange. Imirima yeraga imyaka yibeshejeho imiryango myinshi, yari imaze kwangizwa n'ibisimu by'ubucukuzi. Hari impungenge ko igihe kizagira ubutaka bugatakaza ubushobozi bwo kwera, amazi akanduzwa n'imyanda yavaga mu bucukuzi, cyane ko byo byari byarabaye, ku buryo ibyo bintu byari kuzageraho bitera inzara n'ubukene, utibagiye ihungabana ku bidukikije, kandi ubukungu bwari bushingiye ku buhinzi bukajya mu bibazo. Abaturage bavaga mu mirimo yindi yatangaga icyizere cy'ejo hazaza, bakishora mu mirimo y'igihe gito itarambye, yarangwagamo akajagari n'amakimbirane. Ikindi kibazo ni uko abakiri bato bavaga mu ishuri bakegera gushaka amafaranga. Igihugu cyabonaga ko kuba cyari kugira urubyiruko rwinshi rutize byari kubyara ingaruka nyinshi zikomeye ku mibereho, ku bukungu no ku mutekano. Ibi byashoboraga gutera ubushomeri bwinshi, kuko urubyiruko rudafite ubumenyi ntirwari kubona akazi mu gihe kiri imbere. Nubwo muri iyo minsi amafaranga yabonekaga, igihugu cyo cyari kizi neza ko hari igihe bari kumara zahabu mu butaka mu rugero runaka, cyangwa se bikaba ibya burundu, maze babandi b'urubyiruko batize bakabura akazi, kandi bakaba bakwishora mu byaha by'urugomo no gukoresha ibiyobyabwenge. Byari kuzabangamira iterambere ry'ubukungu, kuko kugira abantu badafite ubushobozi bwo gukora cyangwa guhanga imirimo mishya babibonaga nk'ibibazo bikomeye. Leta yabonaga ko urwo rubyiruko rutize rutagiraga imyumvire yagutse, ntirushyigikire gahunda za leta, ntirugire uruhare mu iterambere ry'igihugu.
yabonaga ko bibangamira n'ubuzima kuko batitabiraga gahunda z'ubuvuzi, ntibamenye kwirinda indwara no kuboneza urubyaro. Ikindi kibazo cyari gihangayikishije igihugu bikomeye ni uko urwo rubyiruko rwashingaga imiryango imburagihe, aho umwana w'imyaka 20 w'umukobwa babaga batangiye kumubonamo umukecuru wagumiwe, umusore yagira imyaka 17 bakamwumvisha ko ari umugabo ukwiriye gutekereza uko yashaka umugore. Abenshi mu bashingaga imiryango babaga batarakura mu bwenge no mu myumvire, bityo bagashinga ingo batiteguye, badashoboye guhangana n'inshingano z'urugo. Ibi byatumaga habaho amakimbirane mu ngo, gutandukana kenshi, guhohotera abo bashakanye cyangwa abana, ndetse rimwe na rimwe abana bagakura badafite uburere bukwiriye. Kubera ko abenshi babaga batarize bihagije cyangwa badafite akazi gahamye, imiryango yabo yashoboraga kuzaba mu bukene bukabije. Izo ngaruka zose zari zatangiye kugaragara muri ako gace, ikaba ariyo mpamvu leta yari yakajije umurego. Afande akimara kubona ko abasirikare 8 bapfuye yarahungabanye, abura ahera ahamagara abo mu nzego zo hejuru ngo abibamenyeshe, ababwira ukuntu bose bishwe n'urwagwa n'ukuntu rwahageze. Mbere hose we n'abo basirikare bakigerayo, abaturage bahise babimenya. Bo baje bivuga ko bemerewe kurasa uwo ari we wese bazasanga mu bikorwa by'ubucukuzi. Abo basirikare ku munsi wa mbere barashe abantu 6 barabakomeretsa bikomeye, bajyanwa kwa muganga. Nabwo abaturage ntibacitse intege. Mu gitondo cyaho, mu gihe abasirikare bibwiraga ko batuje, bamwe basubiyeyo biteguye kuraswa. Kuri ayo manywa barashe 2 babarasa mu maguru, uwo mwanya bahita bajyanwa mu bitaro. Ku munsi wakurikiyeho barashe 3, kubw'amahirwe make umwe arapfa kuko yarasanganywe n'ibindi bibazo, icyo gihe akaba yaravuye amaraso menshi. Abaturage babonye bamwishe bashya ubwoba, bamwe bari baravuye mu bice bya kure basubira aho bari baraturutse. Abo basirikare ntabwo babazweho icyaha ngo bishe umuntu, kuba bari bamwishe nabyo bari babyemerewe. Hashize umunsi noneho nta muntu bahafatiye, abaturage bahiye ubwoba kuko babonaga ko no kwicwa byatangiye. Abari bafite imyumvire myiza yo kuba bashaka kandi kazi basubiye mu ngo zabo no mu turere baturutsemo, abandi basigara bahangayitse bibaza ko bazabaho muri ubwo bukene. Barakariye leta cyane, bumva ko iri kubahemukira, ishaka kubicisha inzara, bakita ku nyungu z'ako kanya birengagira inyungu z'igihe kirekire. Bamwe baribazaga batari ko se leta ishaka ko ayo mabuye y'agaciro twiboneye apfa ubusa, nimara kuduhagarika ikatubuza kuyacukura bizagenda bite? Ikibazo cyahoraga ari kimwe, batumva ukuntu leta ari kwihanganira ko ayo mabuye y'agaciro ari muri ubwo butaka apfa ubusa. Gusa leta yari ifite inshingano yo gucunga neza umutungo kamere w'igihugu, kuko amabuye y'agaciro yari umutungo wa bose ushobora guteza imbere igihugu mu buryo burambye. Kureka ayo mabuye ngo apfa ubusa kwari uguhomba nk'igihugu, ariko nanone kuyacukura nabi nabyo byari igihombo kirenze, kuko byashoboraga gusenya ubuzima bw'abaturage n'ibidukikije. Icyo bifuzaga kwari uko ayo mabuye y'agaciro acukurwa mu buryo bwiza, ariko ntibyari gukorwa batabanje guhagarika abo baturage bacukuraga mu buryo butemewe. Leta nayo yari yaramaze gutegura igenamigambi rirambye ryo kuyacukura, ryari kuzubahiriza amategeko, rikagira uruhare rw'abaturage, ibidukikije bikitabwaho kandi hakubahirizwa uburenganzira bw'abafite ubutaka. Abemerewe gukora akazi bari kuba bafite imyaka y'ubukure. Abashoramari b'inyangamugayo bari kuzoherezwaho hakurikijwe amategeko, bakishyura imisoro, bagaha abaturage akazi ku buryo bwemewe, bagasubiza ubutaka uko bwari bumeze nyuma y'uko bamaze gucukura, kandi abaturage bagahabwa inyigisho ku bijyanye n'ubucukuzi ndetse bakabona inyungu zihamye. Ku ruhande rw'abo basirikare bari boherejwe rero, hashize ukwezi abaturage baratinye gusubira gucukura zahabu kuko bari bakibabajwe na mwene wabo bari bararashe agapfa, nabo bafite ubwoba bwo kumukurikira. Rimwe rero ari mu masaha ya 4 zo mu gitondo, umusirikare yamanutse ajya mu gishanga ngo arebe ko nta muntu waba wahirahiye agasubirayo. Yarabizi ko ntabariyo, ariko kuko batari bagasabwe kuva muri ako gace ngo bajye gukorera ahandi, bagombaga gukomeza kurinda igishanga ngo hatagira umuntu usubiramo. Agenda yamanutse ahantu hari urugo hirya y'agahanda gato. Akana k'imyaka 4 karamubonye gahita kiruka kubera ubwoba, kageze imbere kagwa hasi. Wa mugabo rero ararashwa agapfa yari se wako. Mama wako kimwe n'abandi babyeyi iyo babaga bicaranye n'abana babo, bababwiraga ko abo basirikare ari bo bamenyeshe, bityo ko bakwiriye kujya babona bakiruka. Ako kana kakimubona rero karirutse, gahita kagwa hasi karakomereka. Uwo musirikare yabonye ko ari we gahunze, abona no ko kari kaguye hasi kagakomereka, yibuka ko inshingano ye ya mbere ari iyo kurinda abaturage. Yarakegereye aragahumuriza, akabwira ko ari umuntu usanzwe nk'abandi utagize icyo atwaye. Amaze kugahumuriza agatwara ku bitugu akajyana muri rwa rugo aho kahungaga kerekeza. Yakagejeje asanga bari kumwe urwagwa bizihiwe. Abaho mu rugo bahishaga urwagwa rimwe mu cyumweru, bakaruranguza bagasigarana urugo kunywa mu rugo. Umugore, umugabo n'abaturanyi babo barimo abagore 2 n'umugabo umwe bari gusangira. Uwo musirikare akinjira yabahaye akana, umukecuru akajyana mu nzu agaha imbete zikaratuza. Umusirikare akibona ko urwagwa banywaga rwasaga yagize amerwe, bamwinginze agasomaho abanza kwanga, ariko bamubwiye ko babuze uko bamushimira kuko atabaye umwana wabo, nawe atangira kumva ko akoze igikorwa cyiza kandi ko bamushimiye koko. Uwo mwana ntiyari uwaho, nuko uwo mugabo wo muri urwo rugo yitwaga Tanazi yavukanaga n'uwari warapfuye, ari nawe wari se wako kana. Kari kigiriyeyo rero ngo bagahe imbeteze nk'ibisanzwe.
Umusirikare yakomeje kugira amerwe, gusubira inyuma adasomyeho biramunanira, abereka ko kuba yasomaho rimwe nta ribi, bamuha igikombe basomagaho nawe agotomeraho. Agisoma kuri urwo rwagwa rwari rukimeze nk'agatobe, rwaramuryohanye cyane, afata agatebe aricara. Yumvise ukuntu ruryoshye, abaza niba yabona urwo kujyana mu rugo akarugurira bagenzi be, bararumwemerera. Umukecuru atinda guha akajerekani kose ujye gusangira nabo. Uwo musirikare yaramwenyuye, abaza afande kuri telefoni, arabimwemerera ati ruzane twinywere, n'ubundi abaturage batangiye kujya ku murongo, nta kazi kenshi dufite. Akigera aho babaga, yakuyemo ako kajerekani, bagenzi be bakabonye barishima cyane. Gusa telefoni ya afande yahise isona, ajya kwitabira ku irembo. Abari basigaye aho, buri wese yasutse agakombe ka mbere aragotomera, aka kabiri buri wese akagwaho. Ni nk'aho bose bapfiriye rimwe, kuko basutse agakombe ka kabiri bakabura imbaraga, uwo mwanya bakagwa hasi. Afande akinjira agasanga bapfuye muri ako kanya gato cyane, byaramukorogoshoye. Nyuma yo kubona ko abasirikare be bapfuye, yagombaga kubimenyesha abayobozi be bakuru, ndetse agahamagara n'inzego zishinzwe iperereza n'abaganga b'inzobere ngo hakorwe isuzuma ryimbitse ku mibiri y'abasirikare kugira ngo hamenyekane niba koko barozwe. Yagombaga no gutangira iperereza ryo gushakisha aho icyo kunywa cyari cyaturutse. Ibimenyetso byose byari gukusanywa neza, abakekwaho uruhare muri uko kuroga abasirikare bagatabwa muri yombi kugira ngo haryozwe ibyo bakoze. Byarumvikanaga ko ikintu cya mbere yari guheraho ko ari ukubimenyesha inzego zishinzwe iperereza, kuko nk'abasirikare ubwabwo ntibari kwikorera iperereza bonyine ku byaha nk'ibyo byo kuroga. Kuko urwo rupfu rwari rutunguranye, inzego z'ubugenzacyaha n'iza polisi y'igihugu nizo zari guhita zihamagarwa kugira ngo zitangire iperereza ku mugaragaro. Icyakora byari kujyana no gukorana na gisirikare, by'umwihariko mu ishami rishinzwe iperereza iryo bita military intelligence. Ibyo byose aho kubikora yaratuje gato, yandika ibaruwa. Afande yandikiye umuyobozi we mukuru amumenyesha ibibaye. Yanditse agira ati kuri komanda, njyewe Jibril, umuyobozi w'ingabo zari mu bikorwa byo kurinda igishanga gicukurwamo zahabu, mbandikiye mbamenyesha ko abasirikare bose twari kumwe bamaze gupfa. Nyakubahwa umuyobozi, mbagejejeho ibaruwa ivuga ku byago bikomeye byabaye ku itariki ya 12 Kanama, abasirikare 8 bari mu bikorwa byo kurinda umutekano w'igishanga bapfuye nyuma yo gusangira icyo kunywa giturutse mu baturage baho. Biragaragara ko barozwe bitewe n'ukuntu bahise bashiramo umwuka mu gihe gito nyuma yo kunywa kuri urwo rwagwa. Komanda yarababaye cyane, ahita amuhamagara ku kanya amusaba kutagira undi abimenyesha, yaba n'inzego z'ubuvuzi. Yamubwiye ko byose bigiye gukorwa mu ibanga, abasirikare bagashyingurwa nta muntu umenye ko bapfuye, uretse abo mu miryango yabo bari kubwira ko baguye mu bikorwa by'akazi gusa. Yifuzaga ko ababahaye uburozi bahanwa mu ibanga nta muturage ubimenye. Yasobanuye ko n'ibikorwa abaturage ntibabimenyeshwe, iperereza rigakorwa mu bwiru kandi abakoze amakosa bagahanwa mu ibanga, bizaba ari uburyo bwo kurinda ituze n'umutekano w'abaturage, kurinda ibanga ry'iperereza no kubungabunga isura ya gisirikare. Komanda nk'umuyobozi wo hejuru yasabye Jibril kubahiriza ibyo yaramusabye, ndetse bapanga ko bagiye kohereza imodoka zikabavanaho zikabatwara ku kigo cya gisirikare, ibindi bakaba babikurikirana. Nyuma y'amasaha make bohereje imodoka yo kubatwara, yimura n'ibikoresho byabo byari aho ngaho. Abo basirikare bari boherejwe barahageze, basanga Jibril amaze kumena urwagwa rwari rusigaye ku rw'abagenzi be bari basigaje. Nk'uko bari babyemeranyije, ntibari kwigira batangariza abaturage urupfu rw'abasirikare kandi bari no kubashyingura mu ibanga. Ni ikibazo cyashoboraga gutera impaka mu bagize imiryango y'abapfuye, ariko banzuye ko mu kugikemura bari gushyira imbere umutekano, ibanga no kurinda isura ya gisirikare. Inzego zahisemo kugumana amakuru mu ibanga mu rwego rwazo gusa, zibimenyesha imiryango y'abapfuye mu buryo bwihariye kandi zibasaba kubigira ibanga nabo, kuko n'ubundi bari bemerewe indishyi z'akababaro nyinshi. Komanda yaravuze ati ababigizemo uruhare bashobora kuzabona nta muntu ubakurikiranye bakabyigamba. Tuzashyiraho igihe runaka babanze kwiyumvamo ko nta muntu uri kubakurikirana, yewe zahabu tuzareka bakomeze bazicukure mu gihe runaka. Tuzohereza umusore wacu agende nk'ugiye gusaba akazi akore mu birombe, amenye uwabarozi uwo ari we kandi azanamenya aho zahabu bazigurisha n'ibindi byose, ku buryo tuzabona uko duhagarika buriya bucukuzi. Tuzohereza umusore wacu agende nk'ugiye gusaba akazi akore mu birombe, amenye uwabaroze neza. Namara kubamenya mu buryo bw'ibanga, we n'abagize umuryango we bose azabarasa. Batanze amafaranga y'indishyi z'akababaro ku bari babuze ababo, ndetse abo basirikare babashyingura mu ibanga. Ni umuhango wifatanyijemo abasirikare n'abagize imiryango yabo gusa, kandi bashyinguwe n'abasirikare aho kujyanwa mu miryango yabo. Iperereza nyuma yaho ryagombaga gukorwa n'urwego rwihariye rw'ingabo rushinzwe iperereza, ariko bahisemo kohereza umusirikare umwe wari gukora nk'umutasi, akigira nk'utari mu iperereza, yamara kumenya uwaroze abo basirikare akamwicana n'umuryango we wose, kandi bigakorwa mu ibanga. Bahisemo kohereza uwitwa Alien, agenda nk'umuturage usanzwe ajya muri ako gace. Abantu bari bisubiriye mu bishanga kuko bari bazi neza ko abasirikare batakihaba. Alien yageze yakodesha inzu nk'abandi bose, bukeye mu gitondo yitwaza ibisabwa ajya gusaba akazi ku isimu. Kubera ko bari bakeneye abakozi, baramwemereye ariko bamuca ibihumbi 100 byo kugira ngo bamwinjize mu ikipe. Bari bageze aho bashoboraga no kwinjiza ibihumbi 300 mu munsi umwe. Amaze kwinjira mu kazi, yigize nk'umuntu utazi bijya mbere, akajya baza buri kimwe.
nabo bamufashaga gukora akazi, ndetse mu mizo ya mbere yirinda kubaza ibibazo byinshi bigendanye na karitsiye, yibarizaga gusa uko akazi gakorwa bakamusobanurira. Hashize icyumweru cya mbere hashira icya kabiri yaranze kwigora abaza amakuru ku bigendanye n'abasirikare bahabaga. Abo bakoranaga bo batangiye kujya babivuga bari hasi mu isimu, aho bakekaga ko n'ijwi ritagera kure. Umwe yaravuze atari kubanza babanyagwe b'abasirikare batazagaruka. Alien yahise amuca mu ijambo ati byabaye impamo se ntibazagaruka, uzi ko natinyaga kuza mbere kuko numvaga ko barasa umuntu bakamukomeretsa. Undi yahise amubwira ati cecekera wa muhungu we, muri iriya minsi byari biteye ubwoba, bumve ngo bishe umuntu bamwica afite umugore n'akana gato k'agahungu k'imyaka 4. Ubu yarabasize kandi niwe wari ubatunze, none ubukene bubamereye nabi. Alien nawe ati none se baricaga, uzi ko bya bintu bitari byoroshye. Uwo mugabo yitaga Mufasa kuko yari yarakubise abapolisi benshi mu gishanga ntibamufate ngo bamufunge. Yaramubwiye ati ubundi byatangiye bazana bo kutubuza gucukura gusa, nyuma bohereza abapolisi abenshi barabafunga, nibanyurwa bohereza abasirikare tubaca amazi nabo, noneho bararakara bohereza abasirikare bica batagira imikino. Yahise yisetsa atariko umva mbibira akabanga, nuko umugore wa Tanazi atabivuga ariko yaradukoreye. Bariya abasirikare bashobora kuba bataramaze kabiri niba ibyo avuga yarabikoze, nubwo baba batarapfuye buriya bararenge bahita bigendera bajya kwivuriza kure. Undi ati niba batarapfuye bakaba baragiye kwivuza twaba dufite ibyago, iyi karitsiye twese bazaturimbura. Abandi baramwenyuye, Alien yigira nk'aho atabisobanukiwe neza. Yabajije Mufasa ati none se ko muri kunzimiza, nawe tumva rero wacyanawe, iri banga urimenye twazakwica. Alien ati nyigamena ibanga ryabo dukorana umunsi ku wundi. Barasetse, uwo ku ruhande ahita amubwira ati abasirikare barasa umuntu agapfa, nta ndishyi batanze nta no kubahana, baramushyinguye birarangira, ahubwo abaginga bajya kwinywera amabyeri mu mugoroba. Alien ati byarangiye bite rero? Mufasa arakaye ati uyu muhungu ko ari kwibaraguza ibibazo byinshi, icyo kiganiro tukiveho. Barongeye baraseka bakomeza akazi baganira ibindi. Alien yaramaze kumenya neza ko abagize uruhare mu rupfu rw'abagenzi be ari umuryango wa Tanazi. Nyamara ntiyarabazi neza, ahubwo agombaga gukora iperereza akabamenya. Kandi nyuma yo kuhamenya abo mu muryango wabo bose ariko barasa mu ibanga, ubwo akaba ari bwo asoje akazi yari yaratumwe na komanda we. Yaratekereje asanga adakwiriye gutuza ngo birangiriraho, yiyemeje gukoresha andi mayeri kugira ngo amenye amakuru yose ku bishe abasirikare bagenzi babo. Ari nimugoroba bagiye gutaha, yegera umusore bajyaga baganira bagahuza, aramubwira ati waje se nkajya kukugurira akantu. Uwo musore ntiyari kubyanga, yarabyemeye. Alien yifuzaga kumukuramo amakuru kandi yabigezeho. Baraganiriye bageze amusobanurira ibyo yarazi, uretse ko nawe yabyumvaga ku bandi. Yaramubwiye ati kwa Tanazi ngo bahaye urwagwa rurimo uburozi abasirikare babaga inaha. Umunsi barubahereyeho ni nawo bahise babura muri ako gace. Kuva icyo gihe nta wongeye kubabona. Alien ati kwa Tanazi se urahazi? Nawe ati ndahazi, nidutaha umbwire njye kuhakwereka. Akimenya bishe abasirikare aho batuye, yiyemeje no kuzajya akabareba neza akabafata amasura ku buryo ari kuzabica ntagire uwasigaho mu muryango wabo. Ku munsi wakurikiyeho ntabwo yagiye mu kazi, n'ubundi we yari akeneye amafaranga y'ibirombe. Icyari cyaramuzanye ko ari ukumenya bishe bagenzi be nawe akabica, abaturage bakazisanga bapfuye batazi ngo byagenze bite. Byari bisanzwe ko mu gitondo cyo kuwa mbere kwa Tanazi baba bafite urwagwa. Alien yagiye mu masaha ya 4 yigize nk'ugiye gusaba urwo kunywa. Yagize yasanga abagabo bane bari gusangira, ku ruhande hari abagore basangiraga imbetezi n'abana babo. Akimara kubasuhuza arivugishije ati ngeze hano ku irembo, numvise ari guhumura urwagwa ngira ngo murarupima, kandi ndabona ntibeshye. Umwe yamusomeje ku rwo yasomagaho. Tanazi yahise ahamagara umukobwa wari mu nzu ngo azanire umushyitsi agatebe. Tanazi yagaragaraga nk'umuntu ugira neza. Alien we yifuzaga kumenya abo muri urwo rugo bose ku buryo ari kuzabica nta n'umwe asize. Byaramushimishije kuba yarahise amenya nyir'urugo kandi agiye kuzanirwa intebe n'umukobwa we. Mu gihe yari agihagaze bagitegereje ko uwo mukobwa azana intebe, Tanazi yaramubajije ati nawe waje mu birombe se? Alien ati niko bimeze, inama amaze ibyumweru 3 byose. Umugore wa Tanazi nawe yahamagaye mu nzu asakuza ati Mifi kuri gutinda. Mifi yahise yihuta azanye agatebe agashyira hasi abanza kumusohoza, hanyuma amusaba kwicara. Se yamusabye kumuzanira n'icupa rye bagasangira, yihutira kurizana. Yazanye icupa ry'urwagwa amugeze imbere abanza gusoma haramuhereza. Icyo cyabaga ari ikimenyetso ko ibyo umuntu agwaye ntacyo kukwangiza kirimo kuko nawe yabagasomyeho. Ikindi bigakorwa mu buryo bwo gusangira. Yahise amwibwira ati nitwa Mifi, wowe? Nawe ati nitwa Alien. Tanazi yarasetse abwira abandi bagabo ati nyamara umukobwa wanjye ubwenge, ayo yize ntiyapfuye ubusa. Uzi ko nari nibagiye kubaza uyu musore izina rye? Ubundi se nawe ubahehe? Iwanyu ho ni he? Mifi yazanye kandi gatebe amwicara iruhande ngo abamufasha gusomaho anabibwire yumva. Alien yababeshya agace avukamo, ababwiza ukuri ko yakodeshaga, ababwira ko mbere yajyaga kuza mu kazi akagira ubwoba bw'abasirikare yumvaga n'ibindi. Bakomeje kuganira, Tanazi aramubwira ati rero hano ntidupimira urwagwa mu rugo, ahubwo nuko tururanguza. Aka nako mba nasigaje ngo nsangire n'inshuti zanjye. Uretse ko uyu mugoroba ho umukobwa wanjye mukuru ari buze kwerekana umwana.
biraba nyuma ya saa sita agana saa munani, ubishaka waza kwifatanya natwe. Alien yari kuba abonye n'ubundi buryo bwo kumenya undi munyamuryango, kandi uwo nguwo nawe yagombaga kuzamwicana n'abana be n'umugabo we. Yaramwenyuye abemerera ko ari buhaboneke. Yamaze iryo cupa basezeraho, Mifi aramuherekeza. Bageze ku irembo, Alien amwitegereza akanya kanini mu maso. Mifi yagize isoni amubaza impamvu amurebye cyane, undi ati muri abantu beza pe, umuntu mubonye bwa mbere ni gute mu icyo kunywa mukanantumira? Mifi ati niko bisanzwe ariko, cyangwa se bikaba byatewe nuko papa kari kamaze kumugeramo. Iyo atangiye gusinda avugisha abantu bose nk'ari inshuti ze, atitaye ngo arabazi cyangwa ntabazi, kugira ngo yajye mu kabari afite amafaranga akagira yacyura. Iyo abonye abantu yumva yabagurira icyo kunywa nubwo yaba atabazi. Alien yaramwenyuye avuga atera urwenya ati none se kari wanzaniye icupa ryo kunywa kandi ukarizana na mama wahari, ubwo mwese nimuteye kimwe? Nawe ati ubwo tugira ubuntu rero, icyakora urwagwa rurahari, kuba wari uje kugura ugasanga tudapima ntibyari kuba bikwiriye ko tukureka ukagenda tutakwiherera ko kunywa. Alien yongeye kumwitegereza cyane asa nk'ugize impuhwe. Mifi aramubaza ati ariko n'ikibazo kiwagize? Alien atubanza hari urwagwa rwanyu rungezemo, reka nihute ndyame nibikunda ndagaruka. Yamurebaga cyane kuko arazi ikimugenza. Mu minsi mike abo bose yagombaga kubica nawe arimo, akabikora mu ibanga rikomeye. Kureba Mifi agatekereza ko azamwica byatangiye kumuvanga. Mifi yari umwana mwiza, agaragara nk'uwitonda, kandi no mu isura ari ikibasumba. Alien yamusezeyeho agenda atekereza ku bugwaneza no ku bwiza yari yamubonyeho. Mifi nawe yagiye yibaza ku mpamvu yamwitegerezaga cyane, icyakora ntiyabiha umwanya mu bitekerezo bye. Nk'umukobwa yibwiye ko wenda yarebaga ko yari mwiza, akaba wenda yari yamwikundiye. Ariko nanone Alien yagombaga guhorera abasirikare bagenzi be nubwo yaramufitiye impuhwe. Nk'umuntu wari ufite ikimugenza akeneye kumenya abo mu muryango bose, yaragiye aryamaho amasaha make, yabyutse yambara neza asubira kwa Tanaze. Uko byari kugenda kose abagize umuryango bose bari kuba bahari. Yagiyeyo ngo abamenye neza. Akigera mu marembo yahuye na Mifi ugiye gushaka ahantu hari rezo kandi hatuje ngo bumvikane n'uwari umuhamagaye kuri telefone. Yari yambaye neza cyane kandi arimo amabara y'umweru mwegereye, ku nkweto zitari ndende kandi yasokoje neza. Yageze imbere ya Alien ari kuvuga ati ndaje ngiye kugera hari rezo hatari urusaku, wowe nuko upugume ku murongo. Nyamara yabonye Alien aramwenyura, aramusoza ahita avugira kuri telefone atumva, ihangane unyandikire mpuye n'umuntu ngomba kwakira. Alien aramubaje ati usumukupa kubera njye iyo ubanza kumuvugisha se? Mifi ati nitwe twagutumiye kandi uyu mwanya papa na mama barajagaraye, muri make ninjye muntu uza hano iwacu. Ngumye kuri telefone ushobora kubura umuntu uguha intebe ukabona tutakwitayeho. Humuro twavuganaga ntabirenze agiye kunyandikira nk'uko mbimusabye. Alien yatunguwe n'ukuntu uwo mukobwa yari afite umutima wo kwita ku bantu. Yamujyanye ahantu hari hicaye abandi basore n'abakobwa ku ruhande, aramubwira ati wowe wicaye hano ndaje. Yagiye kumuzanira icupa ry'urwagwa anamwicara iruhande, aramubaza tumeze neza, amakuru yawe? Alien ati ni meza ahubwo ayawe. Mifi yamubwiye ko yari yishimiye kumubona, amusaba kwisanzura, aramubwira ati nubona tujagaraye ntuze kugira ikibazo, nzajya nyuzamo nze nkuvugishe. Uretse ko ushobora no kwisanzura ukaganira nabo muri aba muri kumwe. Alien yanze kujya kure, aramubaza ati none se Mifi, abantu bose ni gutya mama mubitayeho? Mifi ati ushaka kuvuga iki? Nawe ati nukuri nkomeje gutungurwa n'ukuntu munyitayeho. Yaramubwiye ati Alien nturi mushyinaha? Nawe ati yego. Mifi ati mba niyumvisha uko najya ahantu nkisanga nta muntu tuziranye, ngomba kwishakira inshuti n'abavandimwe. Kuba waje mu rugo mu gitondo birahagije ngo tumenyane tukwiteho nyine. Alien ati niko mubikorera buri wese se? Nawe ati si buri wese, ahari hari amaraso akorana, gusa utandukanye n'abandi basore bazi naha. Wowe usa n'umuntu wize, ugaragara nk'umuntu wiyitaho, uzi ubwenge, ikindi ugira ikinyabupfura. Abasore benshi b'inaha niba ujya ubabona ntibiyitaho ngo bakarabe base neza nkawe. Iyo bavuye mu birombe bigumira uko bameze, bakajya mu gasantere ari uko bameze. Baba banafite imvugo nyandagazi. Ariko wowe ukuntu uvuga, ukuntu witwara, umuntu ntibyamugora kubona ko udasanzwe. Alien ati biratangaje kuba wabona umuntu bwa mbere ugahita umusomamo ibyo byose. Mifi ati nanjye nta mwaka ushize mvuye ku ishuri aho nigaga, ariko aho ngereye inaha sinigeze mbona umusore ngo mpite nkunda ukuntu agira ikinyabupfura nkimubona. Alien ati waranize burya? Biragusa pe. Mifi yamusobanurira ibyo yize, amubwira ko yize na kaminuza, ikibazo akaba ari uko atari yakabonye akazi. Alien yarishimye, noneho batangira kuganira ku buzima bw'ishuri nk'abaziranye. Abantu babarebaga bibwiraga ko basanzwe baziranye kuko bari bavuze ku by'ishuri bagahuza. Igitangaje nuko ibyo Alien yamubwiraga byose byari ukumubeshya, agira ngo biganirire gusa amenye n'andi makuru ko bagize umuryango we. Mifi yamubwiye ko ari we bucuri wabo, ko afite bakuru be babiri bashatse, akagira na basaza be babiri bakoraga mu birombe. Alien ati ubuse bose bari hano? Umukobwa yarikirije ariko amubwira ko bajagare kandi batatanye. Umukobwa yamuberetse ku mafoto, aramubwira ati hari igihe mwaza guhura ukabamenya. Alien yagerageje kubafata mu mutwe ku buryo atari kwigera bibagirwa. Mifi yageze aramubwira ati ariko reka mengiye kureba uko mu nzu byifashe,
nubwo bwose bataratangira ibirori buriya wasanga bankeneye. Aline ati wampaye nimero yawe se nkaba nigendeye tukajya tuvugana, kuko njye icyanzanye kwari kunywera urwarwa, ubundi sinakabaye nagarutse, ariko ukuntu ruryoshye byatumye nifuza kugaruka ngo nisomereho. Mifati niba warukunze reka nkurebere urwo kujya kunywera mu rugo. Yagiye mu nzu afata akaritiro amusukiramo urwagwa ararumuzanira yongera gusomaho arafunga aramuhereza. Aline yabanje kumwenyura ntiyagira icyo avuga arahava aragenda. Yanyuzagamo akagira ubwoba akavuga ati ndamutse mpfuyera, akongera ati nirwo barugiyemo bagenzi banjye, ariko wabaroze birashoboka ko atari Mifi. Ikindi ari kubanza gusomaho ngo anyizeze ko ari ntaribi. Ibi bintu ubundi binagaragaza ko ubwo basanzwe baroga, kuko nta kuntu yajya mu rwagwa ngo banze gusomaho, buriya abantu wasanga batabagirira icyizere. Yararunyweye iryo joro arasinda kuko nawe yari yakabije kunywa rwinshi. Bwakeye mu gitondo afite umunaniro arebye kuri telefone abona Mifi yamuhamagaye yamubuze. Nawe yaramuhamagaye n'umunaniro mwinshi. Mifi ahita amubwira ati waramutse ute Aline? Aline ati numva nameze neza ukuntu, ariko byatewe no kunywa urwarwa rwinshi. Mifi ati nashaka kubwira ko tukiri kunywa, ubonye umwanya kuri aya manywa waza tukaguha urundi. Aline turakomeje se? Nawe ati waza da. Aline yaramubaje atuze ukuntu numva navunaguritse. Nawe ati rega umuntu warayanyweye inzoga nyinshi buriya avurwa n'izindi, nuhagera tukaguha urundi nibwo uri buze kumva umeze neza. Aline yanyweye amazi menshi aroga yambara neza, afata akaritiro wari bamuhayemo inzoga asubirayo. Yarahageze asanga hariyo n'abandi bagabo. Papa wa Mifi yaramubonye ahita amumenya ati niko Aline, kejo hashize utigeze uhagera. Nawe ati nyamara naraje. Tanaza ticara hano dusangire umbwire ukuntu waje ukagenda tutavuganye. Mu gihe basangiraga umusaza akago kamugezemo, we n'abo bagabo batangira kuvuga ku by'ubucokozi. Babihereye imuzi bavuga ukuntu barwanyije inzego, bageze Atanaze n'umugore batangira kwigamba, bavuga ko aribo batumye abasirikare bagenda, ndetse umugore avuga ko niba bararokotse urwarwa yabahaye baba bakomeye. Aline noneho yaramaze kwemeza ko aribo kandi yagombaga kwihorera yihuse. Icyakora yibaje niba azicana Mifi wari umukobwa mwiza biramushobera. Yarahagurutse ababwira ko atashye kuko yifuzaga kugenda akabitekerezaho. Mifi aramuherekeza. Aline bagiranye hirya yongera kumwitegereza mu maso cyane amurebana impuhwe. Mifi ageze haramubwira ati mbabarira umbwire impamvu ubu ndeba utya. Nawe atumva Mifi, igihe kigeze mu munsi umwe tumaze tumenyanye ndikumva hari ikintu kiri kunkurura muri wowe nubwo ntazi icyo ari cyo, nicyo kiri gutuma nkwitegereza cyane, ni ukuri ndi kubona udasanzwe. Yakomeje kumujijisha amutera imitoma. Mifi nawe wari wamwikundiye bitewe n'ukuntu yari akeye agira ikinyabupfura, arabyishimira kandi anabifata nk'uko wenda kaba kamugezemo. Aline yaratashye guhera uwo munsi atangira kujya aganira na Mifi kuri telefone kandi bagahuza. Kubera ko atarakijya mu kazi ko muri Zahabu, iyo Mifi yamubwiraga umwe mu b'iwabo hatuye yajyaga kumureba agakusanya amakuru y'igihe cyose abo mu muryango we babaga bari mu rugo. Yifuzaga ko ijoro rimwe azajya mu rugo rw'umwe agakomanga agahita arasabaho bose agakomereza n'ahandi, ku buryo mu ijoro rimwe gusa yari kuba barangije akigendera. Byari gukunda kuko niba bari banatuye kure cyane, aho yari gukora urugendo rurerure ntihari harimo isaha. Gusa uko yavuganaga na Mifi ku ngingo nyinshi bagahuza, barushagaho kuba inshuti kandi batangiye no guhura mu masaha y'imugoroba bagatemberana. Nka nyuma y'ibyumweru bibiri Aline na Mifi bari bamaze gukundana cyane nubwo batari bakabibwiranye. Aline yaramweruriye amubwira ko yamukunze, biba nk'uko rusuru wabyukaga. Mifi nawe yamuhaga icyo gihe cyose bakaba bari kumwe kandi bakavugana kenshi kuri telefoni kuko yari yaramwikundiye. Akimara kumwemerera ko bakundana, nyuma y'ukwezi kumwe gusa Aline yamusobanuriye icyamugenzaga. Yamubwiye ko azanywe no guhorera abasirikare bishwe kandi ko nta muntu n'umwe ari gusigara mu bagize umuryango w'ababaroze. Yarinjira atari ko nkikubona ukangaragariza neza, bikiyongeraho kuza ubwenge kandi uri mwiza, amarangamutima yarazamutse. Nahise ngukunda, ntekereje ko uri ku rutonde rw'abo ngomba kwica birandenga, ndahangayika cyane. None rero mfasha dukemura iki kibazo bitabaye ngombwa ko hameneka andi maraso. Mifi yarikanze kubera inkuru yari amaze kumva. Ntiyarazi ko burya abasirikare 8 bapfuye. Byamuteye intimba kumva ko ibyo ababyeyi be bigambaga byari byaravuyemo izo ngaruka. Nawe yaramaze gukunda cyane Aline, kandi ubwo Aline yarahinduye umwanzuro akemeza kutabica ahubwo agakurikizwa amategeko akwiriye. Yaramwishimiye aramushyigikira ndetse amubwira ko azatanga ubuhamya nibiba ngombwa, kuko ngo nubwo atarahari yumvise wabo bigamba ko batanze urwagwa rurimo uburozi. Aline yaramubaje ati se uzakomeza unkunde nyuma y'ibi byose? Nawe ati Aline, iyo ubishaka wari kunyica kuko ari kenshi twahuye turi babiri gusa. Uko biri kose urukundo nkunda nirwo rugiye gutuma nabo umuryango wacu barenganaga barokoka, hagahanwa mama na papa babikoze bonyine kandi nabo ntibicwe bagafungwa. None ni iki cyambuza gukomeza kugukunda? Aline yari umusirikare woherejwe mu giturage na komanda we, ahabwa inshingano yo gushaka abantu bari baragize uruhare mu kuroga abasirikare bagenzi be, hanyuma yabo abona akabica kugira ngo abahorere. Aline akihagera agakunda Mifi, nibwo yatahuye neza ko itegeko yahawe ryari rirenze ku mategeko yemewe, kuko ryasabaga kwica n'abandi bantu bo mu muryango bakekwagaho icyaha batari babifitemo uruhare. Amategeko ya gisirikare niyemeraga kwica abaturage b'inzirakarengane,
bityo Alien yahisemo gufata icyemezo cyo kuvuguruza ibyo yari yasabwe na komanda we. Mu buryo bwemewe yasabye Mifi kumufasha bakandika ibaruwa bari kohereza ku rwego rwo hejuru, agatanga raporo isobanura impamvu yanze gushyira mu bikorwa itegeko ritemewe yahawe na komanda, akayigeza ku nzego zishinzwe ubugenzuzi bwa gisirikare cyangwa iperereza. Yanditse asaba ko hakorwa iperereza ryemewe rigafata abakekwaho kuroga gusa, bagashyikirizwa inzego za gisirikare cyangwa ubutabera busanzwe aho kwihorera ku miryango yabo. Alien yaranditse ati, ku rwego rw'ubugenzuzi bwa gisirikare, nkurikije amabwiriza nawe na komanda wanjye, nerekeje mu gace gacukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe kuko nashakaga abantu bakekwaho kugira uruhare mu kuroga abasirikare bacu. Gusa nasanze amabwiriza akubiyemo ibikorwa byo kwica abandi bo mu muryango batigeze bagira uruhare mu cyaha, bikaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga n'aya gisirikare. Nifuza ko hashyikirizwa ubutabera gusa abakekwaho icyaha cy'uburozi, abandi bagize umuryango wabo batagaragayeho uruhare bakagumana amahoro yabo. Igishimishije ni uko umukobwa wa nyiri ukubikora yemeye gutanga ubuhamya. Ibi mbikoze mu rwego rwo kubahiriza amategeko n'indangagaciro za gisirikare. Ndasaba ko iperereza ryemewe rikorwa ku rupfu rw'abasirikare bacu kandi abakekwaho icyaha bakaburanishwa mu mucyo. Ikindi, ndifuza ko harindwa umutekano wanjye, kuko kutubahiriza itegeko rya komanda wanyohereje bishobora kunshyira mu kaga. Mifi yaramwenyuye, aramuhobera, amushimira ko yemeje gukora ibihuje n'ubutabera. Yemeye kuzamubera umutangabuhamya aho ariho hose, anamusezeranya ko nta kizahagarika urukundo yamukundaga. Alien akimara kugeza raporo ku nzego zo hejuru, hakozwe iperereza ryihuse mu ibanga ku buryo ritari guteza umutekano muke muri cya giturage. Hanyuma mama wa Mifi na papa we bitanzwemo ubuhamya na Mifi ubwe ndetse na Fande Jibril wari uhibereye ubwo bagenzi be bapfaga, bahamwe n'icyaha cyo kuroga abasirikare ku bushake. Ako kanya habaye inama yihuse cyane yahuje abaturage n'ubuyobozi bwa gisirikare, basobanura ibyabaye kandi hashyirwaho uburyo bwo kunga abaturage n'igisirikare. Icyakora babihanangirije bababwira ko umuntu noneho uzasubira gucukura izahabu mu gishanga batazamurebera izuba, ko nareba nabi bazamutura umujinya w'abasirikare baharogewe. Ku ruhande rwa komanda, bamuhaye ibihano bakurikije amategeko bitewe no gutanga itegeko ritemewe, ariko ahabwa n'imbabazi zishingiye ku kuba yari afite intego yo guhorera abagenzi bagendeye ku buremere bw'ibyabaye. Naho Alien we yashimiwe ku mugaragaro nk'urugero rw'inyangamugayo, ahabwa umwanya mwiza mu kazi ndetse anarindwa nk'umutangabuhamya uhagaze ku kuri, kuko komanda yashoboraga kumugendaho akaba yamugirira nabi. Ababyeyi ba Mifi bakatiwe imyaka 20 muri gereza, nayo ikaba yari mike kuko byari kuba ibya burundu iyo batemera icyaha, bakavuga ko babitewe no guhorera murumuna wa se wa Mifi wishwe n'abasirikare. Abo mu muryango wa Mifi bamenye ko kuba Alien yaramukunze aribyo byatumye avuguruza komanda, baramwishimira cyane kuko byasaga nk'aho yabatabariye ubuzima. Iyo Alien atamukunda ngo nawe amukunde, yari kumwica, akica ababyeyi be, akica na bene wabo bose bo mu muryango. Kubera ubwoba, abaturage ntibigeze basubira mu gishanga na rimwe. Leta yahagaritse ibyo gucukura zahabu mu buryo butemewe, burimo no kuba barakoreshaga abana kandi bakangiza ibidukikije, ishyiraho gahunda yo gucukura zahabu mu buryo bwemewe. Yashyizeho amakoperative n'ibigo by'ubucukuzi byubahiriza amahame y'umutekano n'imicungire y'ibidukikije, hashyirwaho n'amahugurwa ku baturage bo mu gace kavutsemo izo zahabu kugira ngo babone akazi mu buryo bwemewe. Inyungu yavaga mu bucukuzi yashyirwaga mu bikorwa remezo n'imishinga y'iterambere ry'aho batuye, bityo ubutunzi bw'igihugu bubyazwa umusaruro mu buryo burambye. Alien na Mifi bo bakomeje gukundana, bageze aho barabana kandi kugeza uyu munsi bari mu bantu bafite urugo rwiza. Naha dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Niba wayikunze utwereke ukanda like, uduhe igitekerezo, kandi n'ubu utarakora subscribe nabyo ubikore kugira ngo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha.